Adugo yaje kubona umukiriya, uyu mukiriya yaje kumuha miliyoni 5 z'amanayira. Aya mafaranga yaramuhaye kugira ngo bagumane nawe ijoro rimwe gusa, ndetse amwisezeranya yuko biri mu bibanga. Uyu mugabo yari umugabo w'umupolitisiye, arambwira ati "Giye ntago ndi bugufate, sindi bugukorakore." Uyu mugabo arambwira ati "Giye icyo nkeneye gusa nungu kuri kodinga, nkari kodinga ubwambure bwawe gusa, ntago ndi bukwegere." Arambwira ati "Humura, ntago nzigera nyereka umuntu wari we wese." Arambwira ati "Wowe reka njyewe mfate video y'umubiri wawe wambaye ubusa gusa, nta muntu n'umwe nzayereka." Arambwira ati "Njye nzanyireba njye nyine, ndagusezeranyije." Arambwira ati "Niko mbikunda njyewe." Atugo yabanje kwanga. Arambwira ati "Ese wa mugabo, ni gute nshobora kwemera ko ufotora ugakora video igaragaza ubwambure bwanjye?" Aramaze ndetse n'icyo ushaka kwikoresha. Umugabo arambwira ati "Adugo, wigira ubwoba, njye ntago ndi bugukoreho, njye ni gutyo mbikunda, nkunda kuri video za umuntu yambaye ubusa kurusha uko namukoraho. Nimba unabishaka ndaza gukubara amafaranga nguhe miliyoni 10 z'amanayira." Adugo arangije yumva ko bagiye kumukubira. Uyu mugabo yari yamwemereye imbere kumwishyura 5 millions. Ubu ngubu noneho yarambwiye ko agiye kumuha double, ubwo yaragiye kumuha miliyoni 10 z'amanayira ijoro rimwe ryonyine akamuri kodinga video. Bavandimwe rero ba Behind the Walls Show, ndabashimira cyane kuba mwamaye uyu mwanya mukumva iyi nkuru ntoya nashyizeho ahangaha, ariko ndagushishikariza kujya hano muri comment, fungura hano muri comment hasi, urabonamo link na pininze. Iyo link uyikandeho, numara kuyikandaho irahita ikwerekeza ahantu hari iyi nkuru irangira, ugende uyirebe mpaka irangiye. Kandi ntibagirwe gukanda subscribe ndetse ukande no kunzongera kugira ngo ninjya nshyiraho inkuru ujye tubona ubutumwa bugufi. Wakoze guhitamo Behind the Walls Show, ndagukunda cyane. Nawe utaha ukomeze kugira ubuzima bwiza ndetse Imana ikomeze kukorohereza.